Yes. Hi guys. Aka kamenyesha nimuze nahagaritse mu magambo make. Ndabaramukije cyane, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndabishimiye nanone, nishimiye kongera kubana namwe, nishimiye kongera kugaruka hano. I'm back now. Tuzahora muri I'm back. Ariko nyine murahari, muhora muntegereje, muhora mumbaza where you, uri he byasi kutarimo kuza. Rero ndaje kandi ndahari pe, meze neza, nawe umeze neza. Ndashima Imana kuri amahoro, ndashima Imana ko nanjye ndi amahoro. Imana yandinze mu buzima bwo muri iyi si butoroshe, ariko Imana yabanye nanjye. Ndashima Imana rero ko namwe muri amahoro. Imyambi family, ndacyahaye kandi mfite vision ndende. Ntimundebe ngo ndimo kubuya gutya, simurebe utuntu nazanye. Akandi kamikoro. Ariko kwiyubaka ni urugendo, mweke mbabwiye. Icyo umuntu ashaka, wowe upfa kuba ufite iyerekwa, ufite icyo ushaka kugeraho, ufite aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera. Fata vision yawe uyishyiraho, ugenda uyubaka gake gake. Mweke mbabwire ikintu kimwe, igihe ugira inzozi y'ikintu, ukagira inzozi y'ikintu ushaka gukora, ariko ni wowe gutera intambwe ugatangira gushaka uburyo bwo kukigeramo. Nkabyumvisha imyambi, urubyaro rw'umumaro. Kenshi njyewe nzavuga ashingiye mu bintu by'Imana, ariko hari igihe twicaraga ukavuga ati Imana izankorera ibi, ikanabigusezeranya ko izabigukorera. Ariko icyo Imana igusezeranyije izagukorera, ni wowe uhaguruka ugatera intambwe yo kucyinjiramo. Iyo udateye intambwe ngo ucyinjiyemo, ibyasezeranijwe biguma ari amasezerano. Turi hano ngo duhemburane. Imyambi turi hano ngo duhemburane. Muri ubu buzima nta muntu ushobora kubaho adafite abantu yigiraho, adafite abamufasha mu mitekerereze. Uyu munsi mbafite abantu nkurikira bamfasha, bagira gute, hakagira ibyo mpindura mu byo nakoraga. Nanjye ndi hano kugira ngo nihagira ibyo nzavuga bigufasha, nawe uzagira ibyo ukora. Ariko ikintu cyo nababwira, ikintu cyo kuvuga ngo icyo ushaka kizakwizanira, icyo ushaka uzakibona gutya kikugweho, ntabwo bikunda. Birasaba ko uhaguruka, birasaba ko wicara, birasaba ko utanga imbaraga zawe mu buryo bwose. Nturyame, ntiwicaye, kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Nifuza ko ngira Imyambi TV ikomeye, ariko mbitekereza ntabifitiye ubushobozi, ntanabifitiye ubumenyi. Ukeneye aba kameramani, ukeneye kamera, ugakeneye amamikoro, ugakeneye n'abandi bantu runaka bagufasha. Rimwe na rimwe bigusaba gushora amafaranga, ariko nubwo aka kanya ntaba mbiboneye icyarimwe, ariko nateye intambwe ntangiza Imyambi TV. Murambona, murankurikira, muranankunda. Niyo mpamvu muhora mumbaza uri hehe byasi, uri he ko tutakubona. Nkagira gutya nkagenda nkaba mbonye utumikoro nk'utu ngutu, nkagira gutya. Ubu hari utwinshi nahinduye, ni uko nyine nataye bubivuge, mutagenda mugera nyine. Hari byinshi nagiye nkora. Ukeneye byinshi, ukeneye niyo ukoresha telefone, ukeneye aho telefone ifata, agasitandi ka telefone. Niba ufite kamera, urumva kamera ikeneye amafaranga yo.
uba ukeneye byibura iyo ushaka kugira ngo utangire gukora ibiganiro birebire, ukeneye akameramani n'umuntu wagufasha kweditinga, nubwo uba ufite kontenti, nubwo uba ufite ibiganiro, nubwo uba ufite icyo washyira, ariko ukeneye n'undi muntu wagufasha. Ariko igihe ataraboneka cyangwa se igihe biba bitarakunda, ukora uko ubishoboye byibura ukagaragaza ko uri mu nzira y'ikintu wifuza. Rero ndifuza kuba hano ku Myambi TV mpamara iki? Ijambo rya mbere riravuga ngo nuhembuka ujye uhembura abandi, kandi nuhembuka ujye uhambira umwanzi. Yes. Rero hari ibyo nahembutsemo, hari ibyo nari nsikamiwemo, umwami arampembura, nanjye mfite ibyo naguhembuza. Mfite ubuhamya, mfite byinshi nagufashisha, hari n'abandi bazaza bakagira ibyo bagufashisha. Kandi nuhembuka ujye uhambira umwanzi. Niki bivuze? Guhambira umwanzi ni ukuvuga ngo jyewe nyine mbitekereza mu buryo bumwe, hari ibintu bidutsikamiya, hakaba hari steps cyangwa se stages cyangwa se utuntu tumwe na tumwe utinjoyinga. Ariko ndashaka ko n'umwami Imana natugirira neza uyu munsi, ukagira ibintu bimwe nawe ubona Imana ikuzuye, jya ufata umwanya enjoyinge twa tundi umwanzi yari yagufashemo, kugira ngo umubwiye ngo you know what, hari igihe Imana ijya ihagarara ikagukura hahandi wari uri. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwagwa ntabwo warambarara. Rero nuhaguruka ujye uhaguruka, hajyagiye n'abandi bahagarara kuko wahagaze. Ibyo bintu nkunda. Rero Imyambi TV tuba tuvuga ku rubyaro rw'umumaro nyine, tuba tuvuga ku kuba urubyaro rw'umumaro, kubera abandi umugisha, kubera abandi icyitegererezo, kubera imiryango yacu umugisha, kubera igihugu cyacu umugisha. Ntuheranwe n'utuntu tumwe na tumwe tutagenze neza. Hari ikintu kimwe, hari umuntu umwe twigeze kuganira nimugoroba, twatinze mu kwigereranya n'abandi. Ugasanga urareba abana mwavukanye cyangwa se abo mwakuranye, abo mwasenganye, abo mwayipetanye. Kurepeta murabizi, mwajyanye muri korali. Ukareba abo mwiganye segonderi, purayimari, kaminuza, ukajya ureba imigisha yabo, wareba ibyo bagezeho ukuvuga Mana agiye ko ibi ntarabigeraho, ariko burya hari ibindi wagezeho nabo batagezeho. Ariko Satani ni mubi nyine, cyangwa se sinzi, ugasanga umuntu yibagiwe urugendo rwe n'Imana, utangiye kureba ngo abandi bageze aha, abandi barashatse, abandi bafite amazu, abandi bafite amamodoka. Ariko hari ikintu Imana yagucishije, iyo itakigukije ubu yahacecekera. Hari aho wagendanye nayo, wowe ushaka kwirengagiza ukareba iby'abandi. Umuntu twaganiriye nimugoroba, namubwiye ngo ibi bintu ndaza kubivuga ku Myambi, kuko numvaga nabonye umwanya wo kongera kwicara hano. Mureke tureke ikintu cyitwa kwikompayaringa n'abandi, ikintu cyitwa kwigereranya n'abandi, ikintu cyitwa gushaka gusa n'abandi. Urugendo rwawe n'Imana, urugendo rwawe na Yesu cyangwa se n'umuremyi wawe rurihariye, ruri special. Uyu munsi byasi nkajya gupanika, ariko cya gihe nari mu bitayo igatagara hehe, nta cyizere cy'ubuzima nari mfite. Ariko uyu munsi kuko ndeba
ndi kwisiga utuvuta tukamfata, mana abandi wabahaye ibi n'ibi wabahaye, ariko hari umusonga wari umaranye igihe utayatuma gutekereza ibyo abandi bagezeho, ukavuga uti nkicara mu kagare, ese bizagenda gutya, ese nzapfana agahinda, nta kintu nziha, nta kintu nzageraho. Ariko uyu munsi uragenda byasi, ubasha kwigurira utuvuta, ukijyana kwisukisha agasuko keza, ntabwo uri guha Imana icyubahiro, uri kuyishimira, urabasha kwiyambika, nta muntu ushabirije, igihe byaye ngombwa ubona ko ubuzima bwawe ari gutega amaboko. Ariko uyu munsi ufite igihumbi ariko ni icyawe, ufite bibiri ariko ni ibyawe. Imana iduhe kuyishima, iduhe kuyiramya, tumenye urugendo tugendanye n'Imana. Uwo muntu twaganiriye nimugoroba niwe wambwiye ati buriya ikintu cyitwa kwigereranya n'abandi nicyo kibi, kandi mbirebye usanga koko nibyo. Kwigereranya n'abandi ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byiza. Kureba ngo runaka my brother, runaka my aunt, my uncle, my runaka, ubakoreye gutya. Shimira Imana ibyiza abandi bagezeho, ushimire Imana ibyiza Imana yagukoreye, utangire ubane nayo muri step by step y'ubuzima bwawe, utagiye kwigereranya n'abandi. Rero byanshubijemo imbaraga. Hari igihe uba ubizi, ariko ibibazo by'ubu buzima buriya bijya bidufata rimwe na rimwe bigasa nk'ibitwara ubwenge inyuma, ukibagirwa. Wabona ugira icyo akubwira, ugira uko aguhugura, ukumva urongera urafashijwe. Mwihangana, aya ni amatelefone tuba turimo gukoresha, ariko hari igihe tuzaba dufite amakamera, dufite ibintu byinshi. Iyi ni Imyambi TV, uhembuka ujya uhembura abandi. Mfite ubuhamya bwinshi njya mbibabwira, nintangiye mfite season ya testimony, igihe cy'ubuhamya, igihe cy'ibyo Imana yakoze. Ndabizi ko bizagufasha, ndabizi ko uzagenda ubona imirimo y'Imana. Hari igihe uyu munsi mba ndi ahantu ukavuga ngo mbivuge se, igihe ni iki, ariko tugomba kugira igihe cyo guhana ubuhamya. Hari abantu baba babona umuntu nyine gutya, ariko dufite aho Imana idukuye n'aho tugenda. Ku banzi ubu bavuga ko just sure, ufite byinshi byo gushimira Imana, ufite byinshi byo kuvuga, hari iki kitaragerwaho n'iki n'iki. Hari ibintu byinshi byo gushimira Imana, kuko ibyo undebera wowe, njyewe nzi ko hari igihe ntari no kubigeraho, ntari no ntigeze nanabitekereza. Wowe uri kubitekereza ukambwira, wenda ukambwira gutya na gutya, ariko hari igihe ntabitekerezaga, nta nari nabifite muri gahunda. Ariko nawe ushimira Imana, nuhembuka uhembure abandi. Muri redi ngo dutangire amasizoni y'ubuhamya. Buri munsi dufite ibintu byinshi tuzaba tuganira, mba mbibabwira nyine, kubera utuntu twose tuba tutayaboneka, utuntu twinshi nyine simpita mbishyira mu bikorwa, ariko urabibona ko ndimo ngenda nzana utuntu twinshi. Hari ibyo ndi kugenda, hari ibyo ndimo ngenda ntunganya buke buke. Twicaye hano, twicane n'abandi batuzi, tuganire. Ndabizi ko muzagubwa neza, ariko sofa nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro. Nanjye meze neza. Rero nashakaga kubasuhuza, nashakaga kumva uko mumeze, ndi kumwe namwe, tugiye kujya tuganira. Mfite amatopiki menshi, ariko Mana uzambabarire, nzajya mbona buri munsi wo kuganira n'Imyambi family.
mfite udutopiki twinshi twa buri umunsi umwe, uwundi utubazo twinshi two kubazanya, bifite byinshi ariko bizagenda bikunda. I love you my people, I love you my beautiful people, mwebwe mudahwema kubana nanjye, muhora mumbaza ngo Mbabazi urihe, ndahari rero, tugiye gukomeza tubane mu buryohe bwa Bibiliya, tubane muri byinshi, nizeye ko muri kumwe nanjye, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane.